Hey! Nakazanye! Ubanza nizirika turi ku kaboko. Nizirika ku kaboko. Sora vayo. Ese bite? Vayo. Sorry. Yirukankana muri rya shamba wari abasangwa butaka bahatuye ndetse bafata iryo shamba nk'ari kimwe mu buzima bwabo ibiri munsi y'ubutaka biri hejuru y'ubutaka ibiti inyamaswa byose ngo ni inshuti n'abavandimwe bagomba kubyubaha abakurambere babo baratuye nabo bagomba kubasigasira bakaharinda cyane bimeze bite saravayo simbuka ku rutare hejuru ku manga y'umusozi yiziritse ikigozi umusangwa butaka asanzwe no abakurambere barahabaye bari bahasanzwe asanzwe ishyamba umusangwa shyamba uribira mu mashyamba undi ari umuntu abasanzwe ahantu nanjye muri iki kibuga nsanzwemo niyo mpamvu nazongera no kwivuga sinsanzwemwo nsanzwe inaha muri iki kibuga bavuze agasobanuye abantu benshi bumva roki ku buryo mbega abantu basigaye bavuga ati uriya musore asobanura filime aho kugira ngo asobanura filime akavuga ati uriya musore ni umuroki akora roki kuko basigaye bumva agasobanuye kubera imisobanurire myiza ntababeshya agasobanuye bagahinduye njye nabaye akazi sinyiri hakunino barafata wa mugozi ari hehe ku rutare hagati tangira kwirukana umusangwa butaka asanzwe no tangira kwiruka ku rutare atambika uko tugatangiye sore wakwibaza ngo ese kukiziritse umugozi yaje gukaraga ifiriti bano basanga butaka ntago bakaraga ifiriti yaje gukaraga ikisubu sore atangira kwikaraga ku rutare hagati wakwibaza ngo arashya yarura iki yaje kwikaraga bimara iki hejuru kiza gutya amunakira inkoni ni mugenzi we n'abasangwa butaka bibera muri iri shyamba amunakira inkoni sore ari mu kirere ko zibaba kira gutya iya nkona arayisama saravayo yinjira munsi y'urutare kumbe hakuno hari ahantu inzuki zaritse kumbe hari icyitwa ubuki mu ncerizoneri munsi y'urutare hariyo ubuki bwinshi cyane n'abasangwa butaka agera mu buki bamunagiye igiti agera mu buki bwa gihinde inange numva ngo abantu bwa kinyarwanda hari rero ubwahubwo n'ubuki bwa gihinde tu aza mu buki bwa gihinde atangira gukubitamo imyotsi iyo twagiye guhakura kera nako iyo twajyagayo usanga kari akantu tudasigaye ibintu by'imyotsi mugakubita inzuki kera nyiri umwana natarasaza atangira gukubita imyotsi za nzuki zica ishene katorore yaje guhakura abo hejuru bari kumwoherereza ibiti fata ibiti n'umusore n'abasangwa butaka bo ikibatunze nta kindi ntabyo kwiga ntubibabwire kandi tekinoloji yaraje turi 2020 tu viziyo veni niyo turi tayari ariko bo barakibera mu mashyamba banze kuhava bibabwiye ngo bajye kwiga baravuga ati reka abakurambere bacu ntago bizi ntago twakora ibintu abakurambere batakoze kabisa ntago twajya kwiga abakurambere bacu batarize twaba turenze ku muco bakigumira hano bahakura bagahinga bakarya ntugire ikindi ubabwira imyambarire ni ya kera katorore biziritse ku mucati tuzakomeza tube mu mashyamba ariko aravuga ati nanone turashimira ubwo bwoko bw'abantu bibera mu mashyamba bakomeza gusigasira ibidukikije ndetse na zimwe mu nyamaswa ziba zisa nkaho ziri gukendera kuko nibo batuma tubayeho neza gushyiramo ibiti agashyira ku mugozi agarinze bagenzi be bari hejuru bagenzi bagakurura umusore bagenzi be barishimye akora akazi kose wa musore ukora akazi kose kadamba urarenze mwana wa musore urijeya reba ukibuzanye kadamba umusore baramwemera muri karitsiye yitwa kadamba nuko umva kapubuzo yaje